Muraho neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, muhawe ikaze mu kiganiro Inzira y'Umusaraba tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'Umusaraba, filime y'ubukombe, filime y'amateka, filime iri kugenda ibikora muri iyi minsi. Mu cyongereza ikaba yitwa Way of the Cross, best film in Rwanda, best film in Burundi, best film in United States ndetse no mu zindi politisi zigiye zitandukanye, aho tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'Umusaraba muri season ya kabiri kuri episode ya 20 na episode ya 21 za filime Inzira y'Umusaraba. Aho filime Inzira y'Umusaraba ari filime y'amateka, ari filime ikomeje kugenda ibikora muri iyi minsi. Mbere yuko dukomeza nkubwira ni welcome in, uhawe ikaze. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbasaba akantu gato, umuntu utarakora subscribe, umuntu ubonye iyi YouTube channel yitwa Big Bless TV bwa mbere, ndamusaba kumanzi yakora subscribe agakanda kuri all notification kugira ngo ajye abana natwe muri show za buri munsi. Ikindi kintu mbasaba mbere yuko twinjira mu kiganiro, buri wese nabanze akanda like. Guys, reba munsi iyi video nakantu kakaganza karebye hejuru ukandeho rimwe, ubundi twikomereze. Filime Inzira y'Umusaraba ni filime irimo umwana w'umukobwa witwa Iribagiza akaba ari we uri guhangana n'inzira y'umusaraba, aho inzira y'umusaraba isobanura uwihanganye. Mu cyongereza nababwiye ko yitwa Way of the Cross. Guys, filime Inzira y'Umusaraba ni filime irimo umwana w'umukobwa witwa Iribagiza waje kwicirwa ababyeyi n'umugabo bita Rugema, aho uwo mugabo bita Rugema yari yarakundanye na mama w'uwo mukobwa Iribagiza mama we yigeze gukundanaho na Rugema akiri umukobwa, ariko mama wa Iribagiza biza kurangira ashwanye na Rugema. Mama wa Iribagiza yishakira undi mugabo. Guys, rero mama wa Iribagiza abana n'uwo mugabo, hashize igihe baza kubyarana umukobwa witwa Iribagiza. Bibaho ngaho aho Iribagiza atangiye kumenyera ubwenge, umuntu bita Rugema izo nzika yarakizifite, akora icyo bita revenge, aragenda yica mama wa Iribagiza, yica na papa wa Iribagiza. Papa wa Iribagiza na mama wa Iribagiza bari abantu babakire cyane, bari bakize cyane, aho bari bafite imitungo myinshi. Abantu mukurikira filime Inzira y'Umusaraba ngira ngo ari amazu yose na biriya bintu byose mubona Rugema afite yose ni imitungo ya Iribagiza. Ngira ngo murabizi ko Rugema hari ibyo yagurishije Frank nk'ubutaka, amazu, hari n'ahandi ba mama Cyusa baba, ndetse naho Rugema aba n'umuryango we. Guys, rero umuntu bita Rugema akimara kwica ababyeyi ba Iribagiza yahise afata Iribagiza amuha imiti yo kumwibagiza ibintu byose, ahubwo akaza yita Rugema papa we, akaza yita Nyirantambara mama we, ndetse agafata na Isimbi nka murumuna we. Guys, ibi ngibi ni ibintu bibi cyane umuntu bita Rugema yakoreye umwana bita Iribagiza. None aho filime Inzira y'Umusaraba igeze, aho muri kugenda muyibona, igeze ahantu umuntu bita Fabiola ageze mu mazi abira. Ngira ngo uyu nguyu niwe wafatanyaga na Nyirantambara kugira ngo bahemukire Iribagiza. Ikindi nari nababwiye nuko ari umukobwa watabaye umusore bita Cyusa. Umuntu bita Fabiola yahoze ari umugambanyi, aho yaje kugambanira umusore bita Cyusa, arashimutwa, aragenda ajugunywa mu ishamba. Rero uwo mukobwa nababwiraga Iribagiza niwe wagiye aramutabara, dore ko bari baramuvunaguye n'amaguru, niwe wamufashije kongera kumenyera kugenda. Cyusa arongera agarura ubuzima, agaruka ku murongo. Guys, noneho hanyuma umuntu bita Cyusa aza gukundana na Iribagiza, dore ko umuryango wa Cyusa iwabo ari muri Amerika. Cyusa
iwabo ni muri Amerika, Sylvie iwabo ni muri Amerika, ndetse na mama Cyusa ntago ari abanyarwanda. Gusa mbere yuko bajya muri Amerika bari abanyarwanda. Rero Cyusa yageze muri Amerika, ageze igihe cyo kumva yakora mariage cyangwa se yakora ubukwe, yashaka uwo babana, agaruka mu Rwanda kureba umukobwa bakuranye bita Iribagiza. Gusa yaraje asanga ibyo byamaze kugenda gutyo. Rugema yaramaze gufata Iribagiza akamuhindura nk'umwana we. Rero Cyusa akimara kuvuga ko ari gushaka Iribagiza, umuntu bita Nyirantambara na Rugema bakagenda berekana umukobwa wabo bita Isimbi, umukobwa wabo wa nyawe atari uwa pirate nka Iribagiza, akaba ari we bita Iribagiza, bitewe nuko babonaga Cyusa ari umusore mwiza kandi ufite amafaranga. Guys, rero aho bigereye umuntu bita Cyusa akaba yaramaze kumenya ukuri, akaba yaramaze kumenya Iribagiza wa nyawe, dore ko byaciye muri process cyangwa se mu nzira ndende kugira ngo Cyusa abe yabimenya. Aho umuntu bita mama Cyusa cyangwa se mama wa Cyusa ndetse na mushiki wa Cyusa Sylvie bahoraga babwira umuntu bita Cyusa, bamugaragariza Iribagiza wa nyawo ari we, ariko umuntu bita Cyusa ntabyumve, ahubwo Cyusa yari yarakunze Iribagiza, yari yarakunze Isimbi kuruta uko yaje ashaka Iribagiza. Rero iyi akaba ari filime Inzira y'Umusaraba, aho ubu ngubu bigereye umuntu bita Cyusa yakoresheje ikintu bita ubufindo, akora prank ababwira ko arwaye impyiko uri Iribagiza ndetse na Isimbi. Umuntu bita Isimbi biza kurangira yanze kwemera ko yaha umuntu bita Cyusa impyiko. Guys, ahangaha niho umuntu bita Cyusa yaje guhita amenya Iribagiza wa nyawe, yaje guhita amenya umuntu umukunda bya nyabyo hagati ya Iribagiza ndetse na Isimbi. Guys, none ahantu bigereye umuntu bita Cyusa yarari kwitegura kujya kwa Rugema akagaragaza uwo yahisemo hagati y'aba bakobwa babiri, hagati ya Isimbi ndetse na Iribagiza. Gusa nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba aho bagereje bari kugenda babibona neza ko umuntu bita Cyusa azahitamo Iribagiza. Guys, abantu mwishimiye intambwe umuntu bita Cyusa na Iribagiza bamaze gutera, abantu bishimiye ko umuntu bita Cyusa ari kugenda yikundira Iribagiza kurusha Isimbi. Namwe ndagira ngo mwandike hasi muri comment mushiramo udustika tw'imitima cyangwa se mushiremo udutima twinshi bigaragaza ko mwishimye. Guys, filime rero Inzira y'Umusaraba akaba ari uko nguko yaje kuba yatangira. Aho ngaho umuntu bita Nyirantambara aba agiye ku kazi. Nyuma yaho ngaho gato noneho umuntu bita Rugema asigarana na murumuna wa Nyirantambara bita Fabiola, kubera ko kazi ka Nyirantambara kamusabaga kumara igihe kirekire, yamaraga igihe kirenga amezi 3 atarataha. Ubwo Rugema umugabo wa Nyirantambara yarasigaranye na murumuna wa Nyirantambara ariwe muzi nka Fabiola. Guys, byaje kurangira umuntu bita Rugema ateye inda umuntu bita murumuna wa Nyirantambara ariwe muzi nka Fabiola. Guys, Fabiola ubu ngubu baratwite. None ikindi kintu gitangaje cyaje kuba cyabaho nuko umuntu bita Isimbi nawe yaje kuba yatwita. Guys, ngira ngo abantu mwarebye episode ya 19 ya filime Inzira y'Umusaraba muri season ya 2 mwaje kuba mwabona uburyo umuntu bita Isimbi ari kugenda yita kuri Fabiola bitewe nuko nawe atwite. Guys, nyuma yuko Fabiola atwite na Isimbi aratwite, ese guys hari inyoni irwaza indi? Guys, namwe mumbwire ko muri kubona filime Inzira y'Umusaraba ndetse nuko muzayibona mu minsi iri imbere. Guys, gusa ibyo byose ibitekerezo n'ibibazo byose mufite kuri filime Inzira y'Umusaraba tugiye kuba twabibaha muri iki kiganiro
muri iyi show idasanzwe twabazaniye k'uyu munsi, aho abafana ba filime Inzira y'Umusaraba gushwana k'umuryango wa Rugema bibaye amahirwe ya Iribagiza, aho umuntu bita Nyirantambara birangiye abwiye Iribagiza ko Rugema ari we wishe ababyeyi we, birangiye abwiye Iribagiza ko iriya mitungo yose Rugema afite ari iy'ababyeyi be. Guys, ahangaha Iribagiza biramutunguye. Ikibazo gihari ni uko umuntu bita Iribagiza bitewe n'ibintu Rugema yamukoreye n'imiti yamuhaye cyo kugira ngo yibagirwe ibintu byose, Iribagiza ntabwo yabyemeye neza. Ese guys, ko umuntu bita Mama Cyusa yafashe icyemezo gikakaye ko nibiguma gutinda arafata Iribagiza bakigendera bakisubirira iwabo muri Amerika, murabona iki cyemezo kitaraba ari cyiza, ariko nanone kikaba kibabaje uruhande rumwe, aho abafana ba filime Inzira y'Umusaraba benshi bategereje kubona umunsi Iribagiza azaba yabonye umuti, ubwenge bwe cyangwa se ubwonko bwe bugasubira ku murongo, agatangira kwibuka ko Rugema atari papa we, agatangira kwibuka ko Nyirantambara atari umubyeyi we, noneho akaba yahuruza polisi, umuntu bita Rugema akaba yaryozwa ibintu yakoreye Iribagiza. Ngira nk'uko natangiye mbibabwira, murabizi ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. None twese ikintu duhanze amaso nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba ni ikintu kimwe, duhanze amaso ku kuntu ba kamarade ku buryo bakoresha ngo bageze kuri Iribagiza umuti, ariko ibyo ngibyo biri kugenda bitinda. Rero ibyemezo ni bibiri, abantu mubona ko Mama Cyusa yafata Iribagiza bakijyanira muri Amerika atabonye umuti, n'abantu babona ko umuntu bita Mama Cyusa yabaretse, noneho ba kamarade nabo bakagenda bakora uko bashoboye kugira Iribagiza abone umuti. Mwese muhitemo hagati y'izo ngingo ebyiri kugira ngo muri filime Inzira y'Umusaraba muri episode z'ubutaha ibitekerezo byanyu bazabigendereho bakora episode. Guys, rero nkuko natangiye mbibasaba, reba munsi y'iyi video gatoya wowe ugeze kuri munota tukiri kumwe, urebe ko wamaze gukora subscribe mu mabara y'umukara. Reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo uraza kuhabona ahantu handitse subscribe, urebe no ku ruhande rw'ibumoso kuri like ku kaganza karebye hejuru ukandeho, ubundi nanone dukomeze share zanyu, comment zanyu, nizere ko iki kiganiro uragisharinga ku zindi nshuti zawe zigiye zitandukanye. Rero muri filime yacu Inzira y'Umusaraba abafana muri kugenda mwifuza ko umuntu bita Iribagiza Cyusa yamanza agahitamo Iribagiza, none mu gihe bari kubana ba kamarade bagatumizaho umuntu bita Cyusa bakamuha umuti, akaba ari we uwushira Iribagiza, kuko kugira ba kamarade babone Iribagiza birabasaba ngo bajye kwa Rugema, kuko muramuzi Iribagiza n'ahandi hantu ajya agera usibye kwa Mama Cyusa, ahandi abari iwabo n'ahandi murahazi ni kwa Rugema. Kandi murabizi umuntu bita Kamarade na Emile bari gushakishwa n'umuntu bita Rugema. Ese guys, urabona kujayo atari intambara? Urabona kujayo atari ibintu bigoye? Guys, nubwo abafana ndi kugenda mbona mutanga ibitekerezo ngo umuntu bita Kamarade na Emile bari gutinda, namwe ari mwebwe ishire mu mwanya wabo, urebe uburyo Rugema ari kubashakisha, none urebe n'uwo mutano bazawujyana kwa Rugema bitewe nuko ariho Iribagiza aba. Guys, rero ahangaha ahantu tugeze muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, ahantu tugeze muri iki kiganiro, abantu tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, reka mbasabe dukore nk'abantu bazi gutekereza cyane, noneho dufatanye gutanga ibitekerezo. Ese murabona ari ubuhe buryo umuntu bita Kamarade na Emile baraza gukoresha kugira ngo Iribagiza abone umuti? Ko bibaye byiza bareba undi muntu w'inshuti ya Iribagiza cyangwa se undi muntu utazigera amena ibanga ryabo, akaba ari we batuma umuti, bo bakareka kujya kwa Rugema gushaka Iribagiza. Abona ko iki gitekerezo cyaba ari cyiza, abona ko nibura bishobotse umuntu bita Kamarade na Emile bahamenya ko umuntu bita Mama Cyusa cyangwa se Iribagiza
akunda kugera kwa mama Cyusa, noneho bagatumizaho Cyusa cyangwa se bakajya kumutegera kwa mama Cyusa, akaba aribo bamuhera umuti abona ko iki ari cyo kintu cyaba cyiza. Cyangwa se umuntu bita Kamarade na Emile bagafata umwanya wabo baramutse bamenye amakuru kuri Iribagiza ku kuntu mama Cyusa mukunda, bakagenda bakabivugana na mama Cyusa bakamusobanurira uburyo Nyirantambara na Rugema atari ababyeyi ba Iribagiza, bakamusobanurira n'amateka ya Iribagiza n'ibintu Rugema yamukoreye, noneho Iribagiza akaba yabona umuti. Guys, abumva iki ari cyo kintu cy'ingenzi cyafasha Iribagiza, ndashaka kubabona hasi muri komenti abumva bafite ubundi buryo nabo badusangiza igitekerezo cyabo cy'ukuntu Iribagiza yabona umuti. Namwe ni karibu aho hasi muri komenti, nizere ko uwo mwanya washiriweho gutangiramo ibitekerezo nk'abafana. Guys, nizere ko buri wese ari gutanga igitekerezo cye, turaje dusoze show yacu y'uyu munsi. Guys, nizere ko ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment mwamaze kuba mubishiramo muri benshi, aho uyu munsi muri episode ya 19 twabonye inyoni rwajindi. Guys, mu kinyarwanda baca umugani ngo nta nyoni rwazindi, ariko twaje kubona inyoni rwajindi. Umuntu bita Isimbi ari kuyakurwaza Fabiola, kandi n'umuntu bita Isimbi nawe ibibazo afite murabizi. Na Isimbi nawe nyuma yuko Fabiola twite na Isimbi aratwite, none ari kubona bahuje ibibazo, niwe uri kugenda mushira ibiryo. Ese guys, murabona amaherezo ya Isimbi na Fabiola harayahe? Bose baje kuba batwita, mu gihe umuntu bita Isimbi nawe yaharaniraga kuzurira indege, yaharaniraga gutsindira Cyusa, akazurira indege akajyana na Cyusa muri Amerika. Ariko guys, ibi ngibi ni ibintu bizamugora cyane kuba twite, kuba Cyusa asigaye atakimwiyumvamo. Izi ngizi ni imbogamizi kuri Isimbi. Ibya Isimbi ngira ngo byamaze kuba byarangira, ndetse n'umuryango wa Cyusa wose nta muntu n'umwe wiyumvamo Isimbi. Rero Isimbi nawe agiye kuba yakomongana nk'abandi bose, bitewe n'uko Nyirantambara ubwe umuryango wagiye kuwisenyera, ubwo agiye guhururiza Rugema avuga ko iriya mitungo Rugema arimo yakoze ibyaha, yishe ababyeyi ba Iribagiza. Guys, rero nk'uko mu kanya twari tumaze kubivuga, by'umwihariko mbere y'uko dusoza iyi show yacu, turi kumanza twakusanya ibitekerezo by'ukuntu umuntu bita Iribagiza yabona umuti. Guys, rero abantu bishimiye ko kuba bagiye kujya babana natwe muri show za buri munsi, kugira ngo basobanurirwa byinshi bataba barabwiwe kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Twabasaba kujya mwibwiriza igihe mwumvisha hari igitekerezo mufite mwatanga kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, mukaba mwakiduha. Ese guys, kuva wowe watangira gukurikirana filime Inzira y'Umusaraba, ni iki yagufashije? Ese Iribagiza kari we mukinnyi muri filime Inzira y'Umusaraba dukunda turi benshi, bitewe n'uburyo agenda yitwara, bitewe n'uburyo agenda yihangana, wowe kuva watangira gukurikirana filime Inzira y'Umusaraba, ni iki wigiye kuri Iribagiza cyagufashije mu buzima bwawe? Guys, ahangaha tugiye kugenda dusharinga ikintu filime Inzira y'Umusaraba yadufashije, dore ko mbere na mbere filime Inzira y'Umusaraba igenda idufasha kubona ibyishimo, igenda idufasha kwishima buri munsi, dore ko ari filime igenda isohoka buri munsi. Umunsi idasohokaho murabizi ko ari ku cyumweru. Ku cyumweru ho na episode isohoka ya filime Inzira y'Umusaraba, ariko mu yindi minsi yose I think that mubona filime Inzira y'Umusaraba. Ese guys, rero ahangaha buri wese agiye kuvuga ikintu filime Inzira y'Umusaraba yamufashije kuba yageraho mu bijyanye n'uko yitwara muri bagenzi be, mu bijyanye n'uko arwana n'ibibazo byo muri iyi si tugenda duhangana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Tubwire ikintu wigiye kuri Iribagiza
tubwire ikintu wigiye kuri Nyirantambara nubwo mugenda mubona akina kuriya, ariko guys nyine nawe hari imororisoni. Ubundi abantu mwize ubuvanganzo nibo bavuga ngo kirazira kumva inkuru cyangwa se story ngo ugende nta somo na rimwe uhikuyemo. Guys, nizere ko filime Inzira y'Umusaraba nubwo igenda idushimisha umunsi ku wundi, ariko hari n'amasomo y'ubuzima, uko wakihangana, uko warwana n'ibibazo by'ubuzima byagufasha mu buzima bwa buri munsi, mugenda mwigira muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero filime yacu Inzira y'Umusaraba hanigereye, nkaba mbasaba kugaragaza urukundo rwanyu nimba mubonye filime Inzira. Umuntu ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe mubwira nti avita la vista, thank you very much, God continue bless you my friend, my fans. Guys, rero byo nandi kubabwira igihe mubonye ikiganiro cyangwa se filime imaze gusohoka, jya wibwiriza ukanda like, nubu utarakora subscribe ubikore, ndetse utange na comment iba irimo ibitekerezo byanyu ukurikije uburyo umaze kumva ikiganiro cyangwa se kureba filime. Guys, rero ibyo ni ibintu by'ingenzi kugira ngo bijye bitumotiva kubakorera izindi video mugenda mureba next day. Guys, rero umuntu twabanye kugeza kuri uyu munota, ndizera ko ari umufana wa filime Inzira y'Umusaraba bya nyabyo, musaba kuduha igitekerezo cye cy'ikintu twakosora kuri ibi biganiro tugenda dukora, ikintu twakosora kuri filime Inzira y'Umusaraba, kuko abafana ba filime Inzira y'Umusaraba kubona ibintu bimeze neza nicyo kintu kidushimisha. Guys, rero nimba ubonye ibintu bitameze neza, biba ari byiza iyo uduhaye igitekerezo cy'ukuntu twabikosora. Guys, rero abantu muzishimira igihe umuntu bita Iribagiza na Cyusa bazaba bamaze gukora ubukwe, abazishimira urugo rwa Cyusa na Iribagiza ndabasuhuje mbabwira ati ubwo bye bye, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde, duhure muri next video. Bye bye, avita la visa. Iribagiza is winner, Iribagiza on top, Iribagiza is a forever